Turagiye gushimira abayobozi twatangiye kubona bose bamaze kugera hano. Nahabonye abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, nahabonye abakozi b'akarere ka Musanze, nahabonye abakozi ba RDB, ari abaturutse kuri Headquarter, hari n'abaturutse kuri parike y'igihugu y'Ibirunga. Turaza gusaba amakipe yombi namara gukora ishifuma cyangwa se kwishyushya, ikipe y'akarere turasaba ko yagera mu kibuga ikaba yishyushya kugira ngo mu kanya gato dutangire. Turaza gusaba yuko gahunda zitangizwa n'abayobozi uko bisanzwe, hanyuma umukino utangizwe ku mugaragaro, cyane ko abasifuzi bo bari tayari. Abafatanyabikorwa batandukanye bahuriye muri uyu mukino harimo akarere ka Musanze, harimo ubuyobozi bwa RDB urwego rw'igihugu rw'iterambere, harimo umufatanyabikorwa ukomeye cyane bita Sakora, uyu akaba ari nawe muterankunga w'uyu mukino by'umwihariko, hakabamo abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye, by'umwihariko nubwo twavuze ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, birumvikana ko bukorerwa muri nzego zitandukanye z'imirenge itandukanye y'aka karere. Turabashimiye kuba mwageze hano. Abandi bafatanyabikorwa bari hano, nahabonye IGCP, murabazi ni umuryango mpuzamahanga wo kubungabunga ingagi, nahabonye Muyisimbi. Tayari perezida wa Sakora Bwana Celestin yagiye gutangiza uno mukino, tayari ikirenge gikozeho ndetse n'umuyobozi muri RDB congari agapira baragateye, batangije umukino. Rero batangiza umukino ku mugaragaro hano, wonderful, mbega ibintu biryoshye hano mu Kinigi kabisa, ibintu biraryoshye cyane.